Murakaza neza kuri channel yanyu Inganji TV show. Ubu noneho tukaba tugarutse tugiye kuganira ku mateka agiye atandukanye aba yaranze igihugu cyacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku gihe cy'ubwami n'igihe cy'ubu, ahantu bitandukanye, ku miyoborere, ku mibereho, uko abantu baba babayeho. Tukaba turi kumwe na Habinshuti Elamu cyangwa bakunze kwita Gidiyoni, akaba agiye kugenda dusobanurira uburyo abantu ba kera babagaho ugereranyije n'uko babayeho uyu munsi. Sasa rero tukaba tugiye kumubaza ikibazo cya mbere: ese ubona ute ubuyobozi bw'ubu n'ubwo ku bwami? Ubona bitandukanira he? ubona harahindutsemo iki? Ese ubona ku mibereho y'abantu ba kera n'abubu harahindutsemo iki? Ese uburyo tubayeho ubu ni byiza kuruta kera, cyangwa uburyo abantu babayeho kera ni byiza kuruta ubu ngubu? Uragenda udusobanurira kugira ngo urubyiruko n'abandi bantu babashe gusobanukirwa. Urakoze cyane. Ndagira ngo ntangirire uko twari tubayeho mu minsi ya mbere mu ngoma ya cyami. Itandukaniro cyangwa se icyariho kitaboneka neza nk'uko uyu munsi tubona itandukaniro ry'ubwami na repubulika. Mbere y'uko habaho repubulika hariho ingoma y'umwami. Iyo ngoma y'umwami yari ifite ibintu byayirangaga kandi byari bikomeweho na rubanda rw'umwami. Abaturage bitwaga rubanda rw'umwami. Umwami yari umwami ukuri, uhagarariye ibyo byose. Mbese mu mateka yacu mu gihe cyacu cya kera twaranavugaga ngo umwami si umuntu, kuko yabaga arenze ibyo byiciro byose mvuze. Impamvu bavugaga gutyo, umwami nta kintu yarebagaho iyo yajyaga gukemura ibibazo by'abaturage. Nta sano n'ibisanira, yicaraga hariya mu ntebe y'inteko agakemura ibibazo, atarebye ngo uyu ni se wabo, ni sekuru, ni nyirasenge, ni nyina wabo. Kuko umwami, niyo mpamvu bavuga ngo umwami si umuntu, yabaga arenze ibyo byose. Ikindi cya kabiri cyaje kuza muri izi repubulika, biriya byaje mwabana mwe byitwa amoko. Ku mwami nta byari bihari. Ku ngoma y'umwami habagaho amoko yarangaga abanyarwanda, yageraga muri 18. Muri ayo moko buri wese yayibonagamo, imiryango yose yayibonagamo, kandi ikaba iyo kubahuza. Ntabwo yigeze abayo kubatanya. Habagaho abega, habagaho abasinga, habagaho abanyiginya, habagaho ababanda, habagaho abasita, habagaho abungura, habagaho abatsobe. Mu yandi magambo, ayo moko uko yageraga kuri 18 yahurirwagaho n'abanyarwanda bose mu miryango yose. Ayo moko icyo yari avuze, yavugaga ko buri nzu ya kanaka yose yagiraga igisekuru cyayo, ikacyitirirwa. Muri icyo gisekuru cyabo habagamo inama yitwaga inama y'umuryango, niyo yahuzaga buri muryango wose. Nyuma hakazaza nyuma y'inama z'imiryango, ariho higirwagamo ibigomba gukorwa muri uwo muryango. Hazaga kuba inama rusange y'abaturage muri rusange, ikitwa inteko. Iyo nteko y'abaturage rero ya rusange niho hagezwagamo ibibazo, ariko bikaba byarabanje gucocerwa mu miryango. Iyo habaga hari uwo wananiranye kumva ibyo mu muryango, iyo nteko rusange yabaga iyo
kumushyira hariya ku karubanda agahanwa. Ubwo uwahanwaga yakiraga ibyo ahanishijwe. Izi nkiko ubona abantu bahoramo za buri munsi benshi zanakenesheje, ibyo byarangiriraga mu nteko rusange y'abaturage. Inteko y'umwami rero iyo yabaga yateranye, aribyo bitaga guca iteka, umwami yabaga yicaye mu ntebe y'inteko agakemura ibibazo byananiranye mu ibyarenze inteko z'abaturage n'inteko z'imiryango, nibyo byageraga ibwami. Bishaka kuvuga ko byabaga ari bike cyane ndetse hafi ya ntabyo, kuko byabaga byarangiriye mu miryango. Ikindi cyari gikomeye kandi cyarangaga ubumwe bwacu, nuko twari dufite igihango duhuriraho cy'imiryango. Imiryango yabaga yarashyingiranye, yarahanye inka n'abageni, cyaraziraga gutatira icyo gihango, ukaba wamugambanira cyangwa ukaba wamucaho hari ikibi agize cyangwa aguye, wagombaga kuryama aho ngaho kuzageza umuza. Ikindi cyari gikomeye cyane mu muco wacu ku ngoma y'umwami, ni uko umuhungu wese wavukaga mu rugo yavukaga atozwa kuba ingabo y'umwami, agakura yiyumvamo ubwo butwari, agakura azi ko ari ingabo y'umwami, ku buryo igihe cyose yakenerwaga yagombaga kujya ibwami, akajya gufata igihe, akajya gutozwa, akajya mu butore, agatozwa agatora, yamara gutozwa agatora, akaba ingabo y'umwami. Ikindi cyari gikomeye cyaduhuzaga hari umuco twari duhuriweho twese witwaga umuganura. Umwami akaganuza rubanda, rubanda narwo rukaganuzanya kugeza kuri buri muryango. Igihe cyarageraga kuri iyo tariki, yabaga ari ndabyibuka ko habaga ari ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani, ari wo munsi wari ukomeye cyane wahuzaga abanyarwanda n'umwami wabo. Umwami akabyuka mu gihe cya 9:00 z'ijoro, agafata icyuhagiro akoza igihugu, yamara koza igihugu akazatanga imbuto ku batware, agaha umuganura abatware nabo bakamanuka, uko inzego zikurikiranye bakagenda baganuza abandi, kugeza ubwo buri muryango wose wabaga uzi ko iyo tariki ari gahuzamiryango, buri muryango wose uzahura. Iryo huriro rero ry'abanyarwanda bo muri icyo gihe ryatumaga bahora biyumvamo igihugu, bakiyumvamo umwami, bishingiye kuri iyo miryango. Uko yahuraga habagaho ibintu bigera kuri 3, dore muracyari batoya mukwiye kumenya byari bikomeye. Habagaho ko twahuraga tukaganira, habagaho ko twahigaga, tugahiga ko tutazatatira igihango twahanye n'umwami w'igihugu, tugahiga ko tuzarwanirira igihugu, tugahiga ko ntawe uzaba ikigwari igihugu kiramutse gitewe, ko ntawe uzihisha cyangwa ngo akerakere, ahubwo tuzahagurukira rimwe tukarwanirira igihugu cyacu. Iryo shyaka twararihoranaga, kuko twabyirukaga dutozwa, tugatozwa gusimbuka, tugasimbuka urukiramende, tugatera uruziga, tugatozwa kumasha, tugakoresha amacumu, tugakoresha imiheto, tukamenya kwikingira ingabo, tukamenya ko ibyo bitaga amakobero, tugakobera, tugategurwa tukiri batoya kuba ingabo y'umwami. Buriya nkunda
buriya nkunda nyakubahwa egiserensi nyakubahwa Paul Kagame. Hari imico imwe yari myiza yagiye agarura muri iki gihugu abana batoya nk'amwe mwari mumaze kwibagirwa, nk'umuco w'itorero twarawukundaga cyane. Genda intore yatorejwe hariya mu Rukari kwa Musinga bisinda kugaba bya Ntarindwa akabubukombe bashimira imyato. Hariya mu gice cy'iwacu hariya aho dukomoka twatorezwaga hariya i Nyanza. Umwana yatangira kuba indirirarugamba agatangira kujyanwa mu itorero akajya ajya gutozwa, akagenda agatozwa umuco w'ubutore, agatozwa kuba inyangamugayo, agatozwa kuba indahemuka, agatozwa gukora ibirenze ubwe, akirenga, agakunda igihugu kwirenza, akamenya ko igihugu kiri hejuru ye. None uyu munsi wa none abantu barikunda bagakunda inda zabo bagasiga igihugu inyuma, kandi nta muntu watojwe mu gihe cyacu warengaga igihugu cyarabaga kiri hejuru y'ibyo byose. Kuko hari n'imigani twajyaga duca turi mu itorero ivuga ngo wanga kumenera igihugu amaraso imbwa zikayanywera ubusa. Iyo yabaga ari intego yacu yuko amaraso yacu atamenerwa ubusa ngo imbwa ziyanywe, ahubwo twayamenera igihugu. Habagaho umuco witwaga abacengeri, umuntu akagenda akajya kwitanga hariya kugira ngo igihugu kibone amahoro, kugira ngo igihugu kibone amahoro. Hari n'umwami wacu witanze mu bacengeri aravuga ati ndagiye kugira ngo igihugu kibone amahoro. Muri iyi minsi ya none urajya ukumva umuntu ngo ageze ku ntebe ya generali, ageze ku ntebe ya koroneri, ukumva arimo aravugira hirya iyo ngiyo agambanira igihugu, avuga amagambo asenya atubaka umunyarwanda. Ibyo twe turabigaya kuko yabaga yatatiye igihango gikomeye cyane cy'igihugu. Igihugu cyaragutungaga ukirinda ukarahirira kuzagitatira. Twarahirizwaga ku gihango, tugafata ikinanira tukarahira ko tutazahemukira igihugu, tutazagambanira u Rwanda, kandi ko tuzubaha amategeko y'umwami, kandi iryo umwami azavuga twese tuzaryitaba, haba nijoro haba ku manywa, ko tuzitaba iryo umwami azavuga tugatabarira igihugu. Bana batoya rero, icyo gihango aho cyatangiye gutakarira ubwo umukoroni yatangiraga kwinjira muri uru Rwanda. Abakoroni baje baturutse hariya, binjiriye Hikaragwe kabahinda hariya hakabaye ubu ngubu ni muri Tanzania hariya ku mbibi. Kuva bakwinjira harimo bimwe mu mateka yacu yatangiye kugenda ahinduka, batangira kwigisha ibintu bitari mu muco wacu, ndetse bageze kuri Musinga waranabibahakanira, baramubwira ngo bazanye imana ngo yitwa Mungu. Musinga n'injiji bati ntabwo yize, ariko yarababwiraga ati iyo mana mushobora kuzana itari imana y'abanyarwanda, ati muzampe umwanya mbanze nteranye referandumu, abanyarwanda bose baterane nibatubwira ko imana yabo hari icyo yabahemukiyeho ku buryo mwayisimbuza iyo yanyu, ati ibyo tuzabyakira nk'abanyarwanda nibabiha umugisha bakabyakira. Nibwo hakubiye ko Musinga yatangiye kubana nabo nabi, ndetse kubera ko bari bazanye ubundi bushobozi tutari dufite mu gihugu, ko bari bafite imbunda zitwaga amasotera n'izindi zitwaga muze, ziriya ngo zakomokaga muri icyo gihugu cy'Ubudage.
nibwo batangiye kubana nabi na Musinga, nibwo mujya mwumva mu mateka mwiga ku mashuri y'uko Musinga yaje kugeza ubwo, ariko ntaragera aho ngaho babanje guca ikintu cyahuzaga abanyarwanda cyitwaga uwo muco w'umuganura, wari ukuriwe n'uwitwaga Gashamura ka Rukangirashyamba. Nibwo yacirwaga, amaze gucirwa ubwo umuco buracitse w'umuganura, abantu batangira gutatana kuko wari umuco waduhuzaga, tugahiga tukanahigura iyo mihigo. Ubwo rero uko gutatana hagiye habamwo bamwe bayoboka iyo mico mibi, umuco wacu utangira kuvangirwa, dutangira kubona aya makuba mwagiye mubona yageze ubwo ab'indengakamere ashyika kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. ayo yose ni amahano y'uko umuco w'abanyarwanda wari wamaze gucika, ico ry'abo banyamahanga ritangira kwinjira mu muco wacu, rirawumunga riwubera imungu. Ari nayo mpamvu nongera kugaruka ku ijambo nshimira nyakubahwa Excellency Perezida wacu w'u Rwanda Paul Kagame, yashatse kuvoma mu muco twebwe abakuru, tumushima 100% ndetse 1000 ku 1000, kuko yagaruye umuco wahuzaga abanyarwanda wari umaze gutakara. Umuntu wese yamaze kuba nyamwigendaho nk'ubugi bw'intorezo, umuntu atagishaka kumva ubuyobozi, atagishaka kumva abavandimwe, ashaka mbese umuntu wese ashaka gukora ibye, kandi twese twagenderaga munsi y'itegeko ry'umwami n'abatware. Abatware baratubwiraga bati hari agahugu kanaka gashaka